mupfa kureba ibyo mubonye yawe ya undi kuza kwanjye bundi niho bavugira tuwapfuye yarihuse atarebye agasobanuye ka kimoho yapfuye yarihuse byuze ko nayo nsigaye mbibona 28 years old nari mfite imyaka 28 ubwo na wabonye ariko uraza ukarya ibintu bihenza amako kamadendo ntunashimira Imana hari abantu barya akantu kangana kuri bagashimira Imana dushimira Imana kubw'ifunguro iduhaye Heavenly Father, daturi mu ijuru thank you for this. urakoze kubw'ibi biryo duhaye yo You know exactly what this family. Mana ni wewe uzi icyo na famiye yacu ikeneye. The Lord is my shepherd. Kandi kuko Imana ari weho mugenga wanje cyangwa se mushumba wanje. I shall not want. Ntago nzigera nifuza. Amen. Umvisha isengesho ry'umukene ariko ati Imana ntago ngiye kukubwira icyo nkeneye. Uzi icyo nkeneye kurusha uko nanakikubwira. Ubikore mu buryo bwawe. I'm so hungry. I could eat this. Ndashonje cyane ku buryo niyimeza numva nayirya. Uwo ni George Foreman. Ibaze kubura umubyeyi kumva mushiki waramwongera. Ibaze kubura umubyeyi barasangira duke bafite. We saw the good in me. Maria mushiki wanjye iteka yambonaga icyiza muri nge. Naramukundaga cyane. Ibaza abana badafite umururumba mu bukene bwabo umwana bahakantu kangana kuriya akemeraga katagaha musaza we. Mu gihe ibyana byacu muri iyi minsi umukubiti inkoko yose ukabona n'utundara dushadasha no kubirya ngabimare umururumba. Bana banyu sha burere ntabwo sinzi ibintu mu batoza pasi mujye mubicaza kuri filime za Rocky mbafashe gutanga uburere mwe muba muri mu kazi nta mwanya mubona mbarere iyi ni kireshi I'll be going to work all day tomorrow. ejo nzakora umunsi wose woni mama I'll go to your new school in the morning. Yeah. mu gitondo urajyana na Gloria kwishuri rishashya mushiki wawe sibyo Get held back another year. You won't ever catch back up. nuramukutse usibiye umwaka bizaba ari ugomba gufatirana amasomo You won't fight. nsezeranya kutazongera kurwana ku ishuri uyu mwana amenyeragiraga amana ndagusezeranya mama ni amagambo umwana yasezereje mama we yaje ku ishuri dore ukuntu abandi bana bamureba imyenda yamucikiyeho American history. n'abana bafite umubyeyi mwiza ariko w'umukene bibaho Study him hard. umwana yaje mu ishuri none gifite n'urutaye runini Working your finger. niba ukuntu asawe afite urutaye runini wagira ngo uri muri ariko nabo bangana n'abandi bana cyangwa se yaragiye anasibira cyangwa se yaragiye anakurwa mu ishuri ngo abanze ashaka amafaranga ya Minerva mwaramutse Everyone turn to page 16 and mwese mushyire kuri page 16 mu gitabo cyanyu mu ishuri who wants to read out loud? ninde ushaka kudusomera aramanika mwarimu arimo aramureba ukuntu umwana asa reba inkweto yambaye yacitseho ikibonde amuhera hasi amugeza hejuru mfite n'isoni zo kuba nitwa mwarimu wawe maze abona undi mwana wambaye neza agakweto gasa neza wo mu bakire sureba rata we dusomere we ndabona Minerivare zanaboneka bano bakene se Minerivare bayikura uwo ni mwarimu nakubwiye ngo umukene nta muntu ukunda umuhungu w'umukene muri iyi si ngo usibye mama we kanjya numva gitavuga mba yarababajwe nande kubera ubukene afite disi menya baragiye bamwanga abafite agahinda n'amagaye nta mugore ukunda umugabo w'umukene ngo usibye mama Foreman urareba iki abafite inzara abandi bana babafunyitse ibyo kurya baciye za KFC yo muri Amerika inamenya nta nihaba nihagera nzababwira ubwo izaba yantamitse we wabuze n'agace k'umugati kweri warya Nasty skin. none se wari yari no gufika nsigaje bamujugunyira igufwa hasi ngagiye kurya nyagasani iri abandi bana bakiri bari kumena ibiryo bano bazi ko mugenzi wabashonje ngo naje kubitora birye mwabana mwero muri kureba iyi filime mugenzi wanyu n'abadafite ikintu ni mukamuseke namwe n'ubuntu mwagiriwe mujye mugira gutya mu muhe nibwo mwitwa abantu bazima naho ubundi mwa muri ibyana by'ibigoryi wowe urabona umuntu ashonje ukamwima ibiryo simbahaye uburere mujye muha abana babakene ibiryo ikintu ubundi ubutagomba kwima umuntu ni ibiryo kuko nicyo kintu cya mbere umuntu aba akeneye ariko ubundi kucyitwa ngo Foreman ubundi waziswe Poorman umva ariko uziyita umutinda wo kwita we banyita Foreman ntabwo nitwa Poorman George Poorman bajya kwita Poorman aho kwitwa Foreman yitavuye bari kumwita umutindi mu kigo iki kuramenye mu kigo vuga izina ryanjye wa kigo ryo nitwa ndi vuga izina ryanjye kubisa igipfunsi
byana biri kurya bimujugunyira ibiryo bimwita umukene ni imico mibi mwabana mwe mujye musangira n'abandi foreman turi kureba ibintu turi kureba ni ibintu byanya uwo munsi yisiza amazira ntoki twigendere yisiza amazira ntoki ngo batamufunga nawe undebere ntago yabyoroshye ubuzima abantu bacamo amaze gukura baye umusore ariko amafaranga ntageze muri ya myaka 10 yaje yisiza amazira ntoki abakobwa muri karitsiye uriya ntago namwemera ntago namuha urukundo rwanje between 16 and 22. Job Corps will teach you this. Nimba waravuye mu ishuri ufite imyaka hagati ya 16 na 22 hari byitwa Job Corps aho tukwigisha ubumenyi bushobora kuzagufasha tukakubonera n'akazi. Iyo ni programme yo muri Amerika menya n'uyu munsi kibayo bya Job Corps aho ugenda nyine ukiga imyuga n'iki bakaba bagufasha no kukurekomanda akazi ahantu ntahandi kandi baba bakugaburira bakwitaho. Get free medical and dental. Uravuzwa amenyo yawe bakayitaho imyenda yawe bakayimesa bakaguburira uzajya uraraho ndetse bakaguha n'icyo kurya ndetse mu gihe uri kwiga babana kwishyura. Ayo mahirwe nta gucike nimbura umujene. Umusore ajya muri Job Corps abyereka mama we mama ngiye kujya muri Job Corps bampugure banyigisha imyuga babaguye mu dufaranga duke bakumesera bakugaburira uyu mwana wabona abakene mama we. So you can get a job. Mama hano uriga ukazabona n'akazi. Mom too. Ku kwezi bakagwa n'uduceri duke. Where will they send you? Bagiye ukohereza he? I don't know. Ntago mpazi. Urumva bafite ibigo byinshi. I guess. Mama banyoherezaho bashaka nta kibazo najye mama yabaga ari kogereza amasahani y'abakire dore nguyu mu karesitora kabanda akorera umwana amaze kuba umujene 10. Look at me. Ndeba mwana wanje. You got more inside than what you're showing. Mwana wanje ufite byinshi muri weho imbere biruta ibyo werekana. Ndabizi mama. Atufite byinshi muri weho birenze ibyo babona. This Job Corps. Urashaka kujya muri Job Corps mwana wanje? Yes. Yego mama. Then do it right. Genda none ubikore neza George uzabikore neza. Back home cause you're missing me. Ntuzagaruke mu rugo ngo nuko nkumbuye. Start. Ibyo ugiye gutangira byo kwiga uzazubirangisha pana bya bindi ngo ari nkumbuye ngo uje kunsura by'abana bo mu bakiri ubishinga buri weekend ngo bajye gusura iwabo cyangwa bakabasura. Iyo mikino uzayireke ntuzataye ngo uje kunsura nkumbuye. Genda ukora icyakujyanye uzazubirangisha. Niho kubwira ati nimba ari imyaka 3 nimba ari 10 uzazurangisha amasomo yawe ntacyo kumbura mina. Nzabikora mama. Nzabikora mama. Nakwereka umusore bamwohereje California. We will take bamwohereje. We will give you tugiye kubigisha ubumenyi budasanzwe. Tuzabigisha kwiyubaha no kubaha abandi. We will show you a way forward. Tuzabereka inzira yahise. Come on, son. Nako mumbabare tuzabigisha inzira yahazaza uburyo muzayitwaramo twirengagije ahahise hanyu. Nicyo kintu babigishaga hano muri Job Corps. As well as for we will ati tuzabereka inzira ibajyana imbere mu iterambere twirengagije ahahise hanyu. Welcome to the Job Corps. Bakaza neza muri Job Corps. Now bright future. Aho ugiye gutangira azazawe heza. Got a name, big guy? Ufite izina? Yeah. Yego. Name? Ufite izina? George Foreman. Banyita George Foreman. We're going to be in the South. Uyu mwana ni izina ryo mu bakene George Foreman. Ariko iryo zina George Foreman ni izina riri mu matekano n'uyu munsi umuntu wese akubwira ati iryo zina ndarizi. Nkuko izina kimomo nyine uburizi. Lights out at 10. No drinking, no smoke. Kunywa inzoga nta tabi, nta gutukana, nta by'abakobwa, nta kurwana. Niyo mategeko baba. 3 meals a day at the hano muratugaburira se tubagaburira ahubwo 3 ku munsi. Urumva ikibazo yinjiye abaza ariko ni umwana wakuranye inzarana n'uyu munsi kuva yavuka ntagarahaga. Ibyo bintu bibaho umwana agakura akageza imyaka 20 atararya ngahage. Njye abo bantu ndabazi ariko ugasanga muri kumena ibiryo sha. Uyu musore waravuga ati ngejeje imyaka akinjira mu kigo ikintu yabajije cyambere ntiyabaje ngo muriyigisha mukora iki mutanga ibiryo ati tugabura inshuro 3 ku munsi abantu. Served by the one and only Mrs. Ibiryo kandi bitekwa n'umukwi kurenza yitwa Mrs. Moon ya Isasa. Mr. Brothers, the property you destroyed back there. Wangije urugi rwa leta. Amahitamo nabiri. Twagufungisha cyangwa tukakwirukana. Yari yanyibye inkweto. What to give me those? Izi nkweto mama wanjye bayavuritse ngazingurire. Ni umushara w'amezi 5 mama waba yigomwe ngamugurira inkweto. Barangiza bakaziba. Where's all that rage coming from? Uwo mushinyi ufite uva he? Hakari umushinyi. Cyane kivugana umushinyi. Njira muduka. Cyane kivugana umushinyi amahane. Hari abantu baba bafunze umutwe nyine. In the time you've been here, you pushed out 3 corpsmen. Umaze gukubita abanyeshuri bagenzi bawe 3 kuvagira mu kigo. And 1 innocent door. None n'urugi rw'inzira karenganura rumenye. Bose baransuzuguye. N'urugi se rwagusuzuguye.
ngo baransuzuguye. Umwarimu yarebye umwana. Bus ticket. Ufite amafaranga y'itike kujyana iwanyu ko tukwirukanye. Nyagasani ntiwabo nta kintu kiriyo, nta biryo noneho biriyo ampulisi. Buriya hari abana biga mu kigo bavuga ngo iyi kawunga ibi biryo bya hano ni bibi, sinjye uzabona nitahiye nkajya kurya neza. Hakaba n'abandi bari mu kigo bavuga ati ewana cyamba tukigumira muri iki kigo ibi biryo birarenze. Uyu mwana ahantu bashaka kumwohereza iwabo nta kintu na kimwe kibayo. Yamuhaye n'itike, fata itike utaha usubira iwanyu. Itike yarayifashe. Hano hantu yarazi ko ariho hari ahazaza wibuke yakundaga no kwiga. N'umunyeshuri wigaga neza pe, ariko ibyana biza bikumenyera. Ubundi buri igishoro cya mbere ngo cy'umukene ntabwo nshaka kujya mu rugo. Ndaje nkibabwire wenda abakene mwa munyumva twumvireho. I can't. Ntabwo nasubira mu rugo pe. This place. Hano hantu narindi. It's all I have. Hano nibyo byose nari mfite. Mbega hano niho epfo na ruguru hanjye pe. Sinshaka gusubira mu rugo. Ndakwinginze. Ntaho kujya mfite. Niko yabwiwe n'umusaza. Ati hano niho byose kuri njye. Umusaza yise amukatisha kumusora kuri gate y'ikigo, amukatisha ahandi hantu. Ni ikigo kinini, kiba ari ikigo cya leta kinini cyane cyo kugira ngo gikure urubyiruko ku muhanda bubakira ibigo abana biga imyuga ku buntu, bana barigaburira ubundi bajye mu guhiga akazi. Baby, You have a box? ujya ukiritera amakofi? Just street fights. Oya ni ya mirwano yo ku muhanda gusa. Ndavuga boxing. Ndavuga ntabwo mvuga kurwana. Sport ya boxing igira amategeko, apana kurwana by'amabandi bibi. Boxing igira amategeko. Njya numva ibintu byitera amakofi kuri radio babivuga. Ujye byumva kuri radio? Teacher. Ndi umutoza wabyo. Hey, You big enough and ugly enough. Urisha ya uri na mubi pe. Ndabona wakwiga kurwana. Ariko akiga kurwana byitera amakofi ni sport. Don't make me regret this. Ntuzatume nicuza uyu mwanzuro mfashe. Sore saza kaga kweto kagatamu yaguriwe na mani. Aza hano karaga kweto kabagasobanuye byinshi. This is Rush. He's going to be your opponent today. Uyu niwe mugiye kurwana yitwa George. Man. Bamuzaniye agasori gatonya sumba we kigoryi. It's a sign of We yakira ni ikimenyetso you fight. cya fair play nyine ko mugiye kurwana ibintu bizima. Each other. Ntagaru Two kwiga. athletes. Mwembi muri abaterete. That's at the sport. Bega ni sport ni gake gake nta mujinya. Boxers. Touch gloves. Murabanza mugahana chance mwambaye izo gazanye. Go. Tugire. Let me see what you got. Katurebe n'icyo ufite. Uruhura n'umujinya ibyo bintu bikubwira ngo ugiye kurwana n'umuntu ngo by'imikino byo kwinezeza bya sport ngo by'amahoro ibyo bintu nabyazi. Wose ya mirwano y'imyandari bakagusuri gatonya katarakaje we ni muremure ni umusore by'umubonye nyine ubona ko afite igihagaro kabona ko ari umuntu we. When I say time, come on fight. Mugenzo yaje kumufana umusajyamo turebe wagwana inge mbona ugira amahane. One action. Huh? Rebe. Roy Jackson, huh? Bano barasheta urusimbi rwatangiye tayari ndashyiriraho uriye nanjye ndashyiriraho uriye. Kadafi nawe ngo yagiye muri betting imuhura yarakaye kayoberwa icyabaye ngo Reyo bayitsinze ngo Arsenal bayitsinze akagira ngo n'urukundo rwa football kumba umuginga yahuye n'ibiryabarezi yirirwa betting bamurya. George Foreman yazanye ibaraga muri ringi. Bana hano bafite tekinike muri ringi ntago ari ibintu by'ibibaraga no kubwanuka kana gato karaguhana kana kamutama igipfunsi ni tekinike ni imibare. Mukubita George biranga kana karamukubise George birenge byanago biri kuva biri barwana nk'abapagasi n'abahinzi b'ibiraya zaterura kubitasi kujye nakana gafite utumanyeri muri ringi aricara ariga. George aguruka nagushete wa muginga we. George baramukubise baramuseka kana nigafatika. Wamenyereye ya mirwano y'abarara nyine umuraro uhita umwanjama kubitaso uhita ufata inoshi iri ku ruhande uhita ukubita ku mutwe uhita witahira. Ibyo binamenyereye ya mirwano y'ingegera. Hagaze ko abaho utuntu tw'abasirimu umuntu agutera ukunama yagaruka ahita wunama uzibukire kubisa igipfunsi punching bag igwa hasi. Bira bintu ntabwo bibaho bose barikanze mu mategeko yitera amakofe nimba ari nawe wabonye punching bag nta gipfunsi cyayikubita ngo imanuke yikubite hasi. Nubwo bamutsindiye muri ringi ariko uyu musore igipfunsi cye gifite imbaraga.
gifite imbaraga do biriya na ba Bruce nibo bantu bagiye ngo babigerageza rimwe na rimwe bose barikanze uzebonye igipfunsi cy'umwana kira gipfunsi yo gifata uriya mwana uri muri ringeri kuitapfa Sir, I know that's not what you were expecting. Sorry, je ntabwo ndi umwana w'imbere na mbere. Too. Because I wouldn't nabyo ni byiza. I'm calling it luck, but he just got whipped. Parents. Baragukubise kandi neza. Mwari muri kunseka. Utumye abantu banseka. Tekereza. 6 months ago, Royce didn't know any more than you do. Amezi atandatu ashize na bino ubashije gukorera musore ugukubise ntabyo yarazi. Ninjye wamutoje. I can teach you too. Nawe nakwigisha ukanamurenga. Aje kumutoza. Babo. I'll tell you that. Musore icyo ushoboye ni ugutera ibipfunsi pe ibyo byo ndi kubibona. Sora kubita igipfunsi cya nyacyo. Aza kuri kano. Karaka gutoza kugira ngo amaso yawe abakanuye cyane kandi we babasha gukubita ubangutse cyane. Baje kumutoza no gusimbuka umugozi wapi. Kimekanike ntago kiri supure. Right. Throw a punch. Tera igipfunsi nkwereke. Aragitera. Now, throw the other one. Tera n'ikindi. Gutya kagarura gutya. Gutya. The mind controls the body, not the other way around. Ubwonko nibwo bukontorora umubiri wawe nta kindi. The greatest foe that we will combat. Atumwanze mu rugamba kugira ngo mutsinde neza ukoresha umutwe. You make a fun of he was dancing around the ring, weren't you? He was showing off. Ura mukinga wabonye ukuntu gukubise yibyinisha utuntu. Yari ari kwiyemera yemera. Oya. Nibyo nawe ukeneye gukontorora ibirenge byawe n'umutwe wawe ndetse n'umubiri wawe. Two, the soft spots. The loose boards. Umuntu yuri kumubara usimbagurika kuri agake gake ureba ahantu hari intege nke kabari hutera bihera mu mutwe. Step forward that left foot. Okay, tera intambwe uzimbere nkwereke. Now slide that right. Kaboko noneho ako kaguru kandi kazana iburyo. To the side. Gake gake. Put it back. Sigasubiza inyuma. Here we go. Twagiye. Step forward. Tera imbere intambwe araza. Step back. Subira inyuma gake gake. Step left. Ibumoso. Ibumoso. Iburyo. Come here, come here. Noneho ukajya ushyiramo n'utuntu tw'utumanyeri. Come here. Sana n'iburyo. Good. Byiza. Mwana batangiye kumutoza footwork. Hey. Maguru buriya mu bintu byitera amakofa arakontorora cyane no mu murwano wose. Cyane cyane umutwe. Mwana batangiye kumutoza amanywa n'ijoro barebe ku mwana ibintu byagenda bindi ku buryo utangiye kujya kubitamo. Jambus ukabona ko do. Fite igipfunsi. Fite igipfunsi akubita. George Foreman. Aya ni amateka y'umugabo wanyawe wabayeho. Wanyawe wabayeho. Turi kureba ubuzima bwe. Uyu mugabo yaciye ibintu. Mbereka ibintu by'ubwenge. Mwana arabanza. Bana nabonye umugore uyu munsi. Mary taba telefone. Hey, George is on the phone. Umva George aramagaye bani babavandimwe be nabo barakuze dore ngabani bakuru. Nakubwiye ngo umwana arakura Imana irarira. Everybody's here. Bose bari hano bari gukumva. Hey. Bite George. You. Turagukumbuye. Mama za kuvugana n'umuhungu. How are you? Setting the world on fire. Mezute. They raised me 25 cents an hour. Mwana wanje bukwisa bari kumpemba amasente 25. Ibaza ibintu umukecuru ari kwishimira. Kwisaha bamuhemba amasente 25. Ubwo abantu bari hanze bari kunyumva. Amasente abani bwa buceri butonya nta nubwo bwa $1. Muri make nta ni $1 ahembwa kwisaha na rimwe. Abari hanze bo bahembwa nk'amadolari 20 10 gutyo kuzamuka. Ariko uyu mugore ahembwa kwisaha amasente 25. Ibaza akaza bafite. Far out. Out? Out where? Oh no, that's just something they say out here in California. Mama nsigaye nibera muri California. Texas talking like that. Ntuzagaruke muri Texas uvuga gutyo. California ni mu birara. Mama. Going to the gym a lot. Mama nsigaye njya muri gym cyane. Gukina basket. Nabonye ibindi bintu nsigaye nkora birenze mama. I'm learning how to box. Ndi kwiga box. Please don't tell me you're fighting. Utambwira ko wongeye kujya mu bintu byo kurwana. Fighting? Mama nagaru kurwana. Call it George. None se ubyita Boxing. Ni boxing. With rules. Ni sport ifite n'amategeko. Kandi ndi umuhanga muri I don't want you to be fighting. Mwana wanjye sinshaka kurwana. What's God got to do with anything, mama? Imana uvuga sijemo gute. Oh, so far from home, you don't know what God's. Mwana wanjye wavuye kure mu rugo yibagirwa Imana. I'm just trying. Mama. Mafaranga yawe arashize ongeramo amafaranga ubasha guhamagara. 10 cents. Ongeramo amasenti 10. Ngiye gushyiramo igiceri kiragwa. Baramuseka. George yaje hano. Maze iminsi yitoza.
aza guhura na ka gasore k'indwanyi hano gafite utuntu tw'utumariyeri kikoresha George mutemu mazi imitsi itoze George avayo Rabe George nawe yamenye ibintu bya footwork aho kagiye na warajyayo yajyayo Rabe amaze kumenya gukontorora ibirenge by'umutoza arabona ko umusore yamenye gukontorora ibirenge bye yamaze kumenya gukontorora amaguru yariya birimo do gipfunsi kimwe bakita knockout gipfunsi n'amano uriya turararana abantu batangiye kujya bamwitirira uriya turararana turaziranye nanjye abantu bose yo cyane abakobwa nibo babeshya nk'iyo mwigeze guhurira ahantu akagusuza ngo bite Roki ndagufana buke mu gitondo bujya kubwira abantu ngo Roki turacata Roki ni sheri wanjye nguzika nangigira ariko ye ngigira munagigira amafaranga nkagigira ni ninja koko rata mujye mwivugira bajye bagira ngo muziranye nyine n'umuntu urenze kandi nibyo tuma babuba musore ya Jean buretse Zan My wife thinks I give up too much time to this place. Umugore wanjye bambwira ngo mara igihe kinini hano mu kazi. Wakinnye boxing nawe? Bya kinyamwuga. 4 fights. Narwanye imikino 24 yose nyitsinda. Nyuma Fortunately, trade one uniform for another. Nakwemo uniform ya boxing, nambara indi uniform y'igisirikare nigira mu gisirikare. Hey, I see you reading the box. Nawe uri gusoma amakuru ibyerekeranye n'itera makofi. You're the aficionado now? Buna wamaze kubikunda. Frazier? Nari ndikure umugabo witwa Joe Frazier. Joe Frazier yari champion w'isi muri iyi myaka. He's real good. No muhanga cyane nari ndi gusoma amakuru ye. Joe Frazier nawe nibakubwira ba Michael Tyson, Joe Frazier yarababanjirije bamufatiraga icyitegererezo ba Michael Tyson n'umuntu bakuze bafana. Joe Frazier yabaye champion w'isi w'igitangazo. Yanagukubita witwa Muhammad Ali amwambura umukandara w'igiye w'isi wo kuba champion, heavyweight champion. He's got ati nabonye ari n'umukire. Heavyweight champion of the world. Nanjye ndashaka kuba heavyweight champion w'isi uyarumirwa. Byo ntago ari ibintu. Slow down. Genda gake musore. Agako nagenda gake ngomba kwihuta. You can get me some fights. Warambwiye ngo uzanshakira imirwano yatuma ntangira kubona usasuye umwana wibuka afite ubukene. Ibintu yaramaze iminsi yitoza byitera makofe ntago yarazi ko bigabura. Yarebye mu binyamakuru abona heavyweight champion w'isi abona n'umukire afite amazi afite amamodoka ahita avuga ngo nanjye ndashaka kuba champion w'isi. Ntago ari uko bikorwa. Abana baraza mu gasobanuro yasobanura na filime ebyiri batangira kubwira ngo sobanura neza ngo nanjye ndashaka kuba Roki kuko ubona mfite byose. Ntago ari uko bikorwa. Nje mvuka rimwe mu myaka 500 bintu ni gake mugende gake mwabana. Umusore nawe ngo ndashaka kwita ama champion w'isi. And I will. Okay. Nzakubonera imirwano. You gotta win some tournaments. Ariko hari uturushanwa dutonye ugomba kubanza ugatsinda ntago ubasha kuba champion w'isi utarahereye mu midugudu ngo ukino dukino two mu midugudu mu turere ugenda uzamuka. We could take aim at the Golden Gloves. And after that, we could set our sights on the Olympics. Hari imirwano uzabanza urwane nyuma tugushakira ukuntu wajya kurwana nko mu mikino ya Olympique. When are they? Ibyo bizaba ryari? Next summer, Mexico City. Muri samitaha muri Mexico City niho tuzajya. The one after that. Nyuma yaho gives you 5 years. Uzaba ufite nk'imyaka 5 witoza kugira ngo urebe ko basi imyaka 5. Oh man. Uzaba narashaje. Me George. Mva nkubwire George. You got a punch like I've never seen. Ugomba gutera igipfunsi kurusha ubuntu abantu bose nigeze mbona mu isi barwana. Train harder than any man has ever trained. Ariko ne wakwitwoza bikomeye kose. You can make it to the Olympics next year. Nta namahirwe ufite yuko umwaka utawajya muri Jeux Olympiques nabwo byakugora maze. We none ngo urashaka kwita ubu wa mbere. Barakwereka hashize umwaka umwe muri Mexico City. Mu mikino ya Olympique umusore yabashije kugerayo. George Foreman ngo bitangaje cyane yisanze muri Jeux Olympiques. Ahanganye n'umurusiya mu mikino ya Jeux Olympiques. Uyu musore wo mu Rusiya Jonas amaze kurwana imikino 203. Uwo bahanganye na mu Rwanda n'umwe ararwana. N'umusore imyaka 19 bita George Foreman. Arwanya umwaka umwe wonyine. Mbega ni babana bari kwiga ibintu byitera makofi. Barakwereka babana bigana. No mu rugo basigaye bicara bakareba umuvandimwe wabo. Abavandimwe bavukana mu rugo buke n'abakene n'abatindi nta kintu bafite baricara ku gateleviziyo k'amafuti bakareba umuvandimwe wabo ari mu mirwano yaserukiye igihugu.
biba ari ibintu byiza bamufatiye iry'iburyo basenga ati Mana mufashe ibi bintu byabaye ntabwo bishoboka pe uyu mwana witwa George Foreman waje muri iyi mirwano nta bunararibonye afite ahuye n'umurusiya urwanya imikino 203 amahirwe menshi nuko bari mwicira muri iyi ringi mama arabyumva ibyo bari gusaba George Foreman ngakora uyu munsi ni bidashoboka kurwana n'iki kigabo cy'ikirusiya uyu murusiya nije ya aratera ibipfunsi ataruhuka arakubita George Foreman kanguka mukubite baramuzika agira igipfunsi baramukubise George kanguka baby do George punch from George Foreman arishasha iwabo barafana George mfite igipfunsi yes mukubite ni mama w'umwosha umusore kura gipfunsi mama yaje gufana umwana wanjye numva bari kuririmba mama yaje gufana arebye umwana wari gukubita amaraso akameneka mama mabere yikora tonze umwana wanjye ari George gipfunsi cye ntabwo cyari gisanzwe icara utica umuntu George Foreman aratsinze famiye yari yishimye umwana w'imyaka 19 George Foreman atsindiye umudari wa zahabu mu mikino yitera amakofe ya Jeux Olympiques atsindiye umudari wa zahabu barishimye mama aranarira mama byaramurenze Mana fasha umwana wanjye niyo magambo mama yavuze ati Mana fasha umwana wanjye ariko uzikuba muri abakene muri abatindo bajya kubona ukabona bitunguranye umwana wawe ari mu mikino ya Jeux Olympiques atsindiye umudari wa zahabu bamuhaye akadarapo ka Amerika ngo akazamure hano baserukiye igihugu bari muri Mexico City George yazamutse vuba ubundi abandi bantu bakina imikino y'itera amakofi bazamuka batinze ariko uyu musore yazamutse vuba yazamuye idarapo rya Amerika abanyamerika bose babahesheje ishema imikino ya Jeux Olympiques areba umutoza we Ewan ariko aya mafaranga bari y'injyankurye gusa n'ubundi uyu arakwereka umwana yagarutse muri quartier yahinduye n'ingendo ariko uzihita ukuntu yongoza yagarutse yahinduye ingendo ureba utumaniyeri n'amafiyeri dore ingendo dore hita ukuntu yongoza yagarutse muri ya quartier y'iwabo yambaye umudari nta kiwukuramo wazabuye umudari nawe ukuye muri Espagne Chenette na medaille yagarutse muri quartier umudari nta kiwukuramo yamenye no gutebeza wana ninjye champion ugezwe aka kadari shaka bari fake n'utuntu nyine baha abantu nyine mu mikino ya Jeux Olympiques ntago biba ari ibintu bya hatari nyine ntago bo bibyitwa ngo kwisi witwa umuntu utera amakofe bya hatari ubundi abantu bitera amakofe banarenze ntago bajya muri iriya mikino ya Olympique wapi hagiye abana bashaka kumenyekana nyine ni bwa burushanwa nyine mutajya mutubonamo yagatsinze dore ngaraca igikuba yaje kureba wa murara bajyaga bibana abantu ku muhanda waracyari imihanda wabonye ikiza cy'ishuri hari ukuntu kigukubita ubukonexion nyine ariko iyo umurara gumye imihanda mu biyobya bwenge yibagira gute arinda sazira muri ubwo buzima cyabakana murasa cyane amagereza dore ngo yo maniga you can go ahead and touch it, man. Mani ukoreho uraremereye Yeah, I bet it's heavy up. ndabizi uraremereye What's that supposed to mean? kwanda kariyesi I don't see how you can hold that America. Mana ntago twakunze ukuntu uzamura idarapo rya Amerika umva barara Brothers, shoot. mu gihe abavandimwe bacu twibanaga imihanda leta ya Amerika iri kubarasa mani ngo nabajura mani kandi ari inzara we warangiza ukajya kwamamaza iyo leta ya Amerika mani wumvisha ariko imyumvire mibi mani abarara n'abantu bafite ubukene bananiwe gukora byacanze kubera nyine ubushake bwabo bari mu biyobya bwenge babumva nyine leta ibahemukira abarara bari hano ngo leta yaraduhemukiye mani yirirwa irasa amaniga yacu imihanda mani ngo yiyibi yari kwirwanaho none we mani uri kugenda wamamaza idarapo rya Amerika mani Amerika iri kutwicira abarara amaniga They was standing up for all us back here. mana birabura hariye mani umeze nk'uduteye umugongo n'abarara bawe mani Love you back. kira gihugu mani uri kwamamaza cya Amerika uzamura idarapo cyadufashije iki kuri iyi mihanda maniga kira gihugu cyadufashije iki uri Babyloni G twaribanye mvuga ukuntu batangiye kumubwira abo bantu rero bafite iyo myumvire ubishinze natera mbere wazigera ugira abantu ngo bigize amaniga bari mu biyobya bwenge ngo bamedita njya mbubona bw'ubwa ngo mani ngo twe twarakabye mukaba mwakabye imyotsi mu bihaha Let's go. bino bintu ugomba kubyikuramo Talk to me about that. Bwana Deo ngo mani ngo twe natwarakabye
imyotsi iri mu bihaha iri kukwicira ubuzima urenda gupfa n'ubuntu bw'ubuyoga bwa make bw'ibyuma warakabye ngo uri iniga muzaze mbere kukuntu amaniga ya OG ubundi akoramo utuntu twayo maniga birambabaza shaho mbona utwana twigize utubana mwana wanjye ibyo bintu byikure mama barabaginga nibongera kumbwira ibintu by'idarapo ntago nzababarira nzabakubita barakeka ko ngiye ndi umuntu uri aho ngaho winjije anything you mwana wanjye reka ngukorera icyurye ntago nshonje let the Lord take me now. I never thought I'd hear that from you. mwana wanjye ntago nari nzi ko nzigera numva uvuga iryo jambo mu buzima bwanjye uri kumva ishimwe ry'umubyeyi ariko nakantu kaba gashimishije mama yareze bano bana bakurira mu nzara barya nabi inzara ari yose mama n'ubwa mbere bw'uyu mwana ngo reka ngukorera icyo kurya umwana akabwira ngo mama nta nzara mfite ibaze icyo kintu mama byaramushimishije aravuga ati mwana wanjye ntago nari nzi ko nzigera numva uvuga iryo jambo ngo ntagushonje mama yarishimye nibiyo ari ibintu byiza nyine umwana ukamusohoka ukabwira ati fata icyo ushaka muri alimentation ukabona nta kintu na kimwe afasha ati bama gafanta nigendere hako umwana ubona ageze muri alimentation agapakira ibintu byose bitubona mu rugo ko nta kintu yahasize mama yarishimye kubona umwana wasigaye abwira ngo bamuhe imbiryo akavuga ati oya nta nzara mfite mama urumva ko atangiye basi kwihaza mu mirire icyambere ubwo kiba cyakemutse y'ibintu by'ibiryo byavuye mu nzira k'ibiryo n'iminywere aha ubwo nibwo none ugiye gutangira gutekereza irindi terambere ryawe Nothing to your name. hano nta kintu wasize ku izina ryawe none uhagarukanye umudari wa zahabu Everybody want to talk about is the flag. none bari abaginga bari kumbwira iby'idarapo mama ngo Amerika ngo iki uzi icyo ngiye gukora mama Win the championship belt. ngiye gutsindira n'umudari wo kuba champion ku isi Take me then. none banyubahe Gonna keep fighting? uraza gukomeza urwane You gonna get hurt. mwana wanjye bazakubabaza Watch me. mama ntabwo ubonye kuri televiziyo They don't hurt me. kuri televiziyo ntabwo ubonye ko batajya bambabaza I hurt them. ahubwo ni njyewe ubababaza mama And that's all you want to do with your life. none se nibyo ushaka gukora mu buzima bwawe Hurt people. kubabaza abantu sasa ababyeyi nyine ntabwo babazi ino mikino ikorwa gute ese ishobora kuvamo iki babibona nk'ibintu biri aho n'iki bitarimo ikintu ni nk'iyo bari kunyumva ndi gusakuza bavuga ati ariko bya bintu yirirwa amasakuza kumva imishahara ni nk'iy'abaminisitiri You are better. bo muri Amerika niho turi muri Amerika nabo Hurt them. And that's all you want to do with your life. mwana wanjye ibyo ushaka gukorera ubuzima bwawe kubabaza abantu You are better than this. mwana wanjye ibyo urabirenze mama mfite umupango And I need you to believe. icyo nyene ni ukunyizereramo mama mfite umupango uzadukura muri ubu bukene wenyizera hari igihe umwana buri aba yiyumvamo ikintu afite umupango wawubona neza ukabona umwana ari kubwira ati mama njye ndi muri iyi miziki mfite umupango narateguye wenyizera cyandi mu bindi bintu we cyo busabwa nk'umubyeyi ni ukwizera umwana wawe ikintu uko wabona ari muri bya biyobyabwenge nababwiraga yaragoswe ariko ibona umwana we ko afite gahunda afite umupango nk'umubyeyi ujye umushyigikira umwizere mama yararebye koko avuga ati birashoboka ati mama nkeneye kunyizera njye mfite umupango nzambara umudari wa champion w'isi uwo mudari y'uwambaye yabigoranye ko wazapfukennye kwereka George Foreman asigaye atega n'indege ariko Imana igira neza ari gusoma inkuru imvuga asigaye asohoka no mu binyamakuru niyo narindi gusoma mu binyamakuru we bakwita nde Paula. banyita Paula asigaye aca ku bakobwa beza akabona bari gusoma ibitabo bye nka kuri ancana hose nkabona abakobwa beza b'i Kigali keretse ababi ariko umukobwa wese uzabona ari kuri filime ya Rocky aba ari mwiza abazi n'ubwenge we nawe asigaye aca ku bakobwa bari gusoma ibitabo bye indege igiye Los Angeles bari kuzihamagara kumwe bahamagara indege niko njya numva Wait. Well, that's not fair. cyo ntabwo ari byo You live here in Oakland? uba muri Oakland Yes, I do. yego ni home That means you'll be coming back. bisobanuye rero ko ubwo uzagaruka I'm gonna be training. je ni mukina hano yongeye kuba nitoreza I go outside sometimes. rimwe na rimwe njya nanasohoka nkajya imbari Your pickup game, George. ariko George uburyo urwanamo nibyo byiza ariko uburyo uteretamo biri hasi niko umukobwa yamubwiye I can't argue that. ibyo byo ntabwo twabiburana About yourself. gira icyo umbwira kuri wewe Anything? icyo ari cyo cyose I can type 100 words a minute. nshobora kwandika amagambo 100 mu masegonda pe Can't even talk that. nta nubwo ngiye navuga ayo magambo muri iyo minota mu munota umwe uyu mukobwa yaba amaze gutayipinga amagambo 100 ni umuhanga ubwo mu gutayipinga Can I see you again? nzongera nkubone Go ahead and write your phone number down. okay nyandikira nimero zawe
I'm the one supposed to be asking for y'all. Ninjye wakabaye ngusaba nimero yawe. Look like the kind of woman stands around by the phone. Urabona nsa n'umugore uhora yicaye imbere ya telefone ku buryo wazamagara muri bino bihe wibuke ko nta telefone zigendanwa zabagaho turi muri 70 na iki gihe ukuntu byagendaga no kuvuga ngo umuntu wamuhamagara kuri telefone yo mu rugo nyine akaba ari bwo yitaba ari mu rugo. Mukobwa rubwira ati njye ndi wa mukobwa rirwa kuri telefone mpa nimero zawe nzaguhamagara. Urabona nsa n'umukobwa rirwa yicaye mu rugo. Urebye izi fresheri mfite mukobwa cho. You do not. Oya nta gusa nk'umuntu ora yicaye mu rugo pe usa neza. We need these guys. Pro game. Bano bantu tugiye kurebura bakeneye. Bano bazakugeza mu mikino y'abaprofessioneri bano batuzi byamamare. Yahuye n'umusaza bahuriye mu ishuri ry'imyuga atangira kumukubita ama connection. Ndi kumva amaraso mashya. Muze yamuzanye mu bindi bisaza by'indwanye wana twe twararurwanye bano barakinnye baragutanze mu gakina bano babandi nyine baba manager. Bamwita Achimo. Former light heavyweight champion. Wigeze kuba light heavyweight champion. That he don't learn. Yarakwigisha byose ukeneye. But I see. Sora kiri hano. Hari uwinjiye. Hari uwinjiye. Yigase ni w'icyamamare. Wansinyira dore umujinya bo bufite. Hey, that's Sonny Liston. Ura ni Sonny Liston. Champions around here, son. Hano haba aba champions gusa hano dukora aba champions. Nibo dukora. Niyo magambo abasaza hano bamubwiye ati uri ubonye bamwita Loni. But you're setting out to ati hano dukora aba champion gusa nta muntu w'imbe uzahasanga. Abasaza bamubwiye. Do is beyond your imagination. Wa mwana ibyo ushaka gukora birenze ibitekerezo byacu n'ibyawe. When you wake up to fight for that championship, the air tastes different. Wa mwana uyu munsi uzabyuka mu gitondo nawe wabaye champion w'isi, umwuka uhumeka hano hanze uzumva utandukanye. N'izuba uzaba uri kubona zaba ritandukanye n'iry'abandi babona. And only 2 men on this whole earth matter, and you're one of them. Abantu babiri kuri iyi si nibo bafite icyo bavuze kandi nawe ugomba kuba umwe muri bo. Wumvishije ariko ngo umunsi uzabyuka wambaye uriya mukandara witwa ngo uri champion w'isi. Buriya nujya kumva ngo Mayweather ni champion w'isi ukabona amafaranga ibintu abari kuyakoresha n'amafaranga bafite Jackson Tyson muzo amafaranga yabaga afite muramuzi bano basani bere byose mabona wapi abantu bitera amakofi babayoboye. Atumunsi uzaba champion w'isi atumwuka wahumekaga abandi bahumeka uzajya wumva utandukanye n'uwawe. Izuba abantu babona nawe uzajya ubona izuba abandi babona bota ntago ari ryo uzajya ubona biba bitandukanye kure. Buriya nta nubwo ari kuno muba musarero mwe muri kureba ino filime nuko mu gikene yubonye amafaranga uyitusa neza. Buriya nanjye ntago ari ukunse ninyabona muzamureba fresheri. The other, if usko wabona tutarahumeka umwuka mwiza kubera ubukene. Champion ni Joe Frazier. George Foreman yaje muri ringi atangira kujya rwana imikino imwe n'imwe isa nkaho iri mizima kandi uyu musore ararenze yari indwanye. Tangiye kugenda bikora tangaza amakuru ritangira kujya rifotora. Yaratsinze George Foreman garuka myitozo. Hit him in the solar plexus, you're gonna cut off his breathing. You hit him in the chin, you're gonna rattle his nerves. Afite ibipfunsi George Foreman, witegereza ibipfunsi George Foreman atera ntago ari by'abandi bantu bitera amakofe urebe ukuntu yitoza ntago ari ko bitoza. Gonna make his heart beat skip. Afite ibaraga byinshi mu gipfunsi afite ukuntu power yabiteraga cyane mu mbavu. Afite ibaraga mu gipfunsi bitese Paula kaya ko karamuhamagaye ka Paula. To hear the rest of that story you were starting to tell me. Ya nkuru wanganirije ubushize wayinkomereje si you can type 100. Ujye wandika amagambo 100 mu munota. Kakobwa karamuhamagaye. Kobwa nabo bakunda umuntu uri hitiye. George, Mpamvu mbagendera kuri. you're going to ask me a real question. Asurambaza ikibazo kizima ryari kuri kumbaza ibibazo by'abana George. Umbaza ngo nkubwire story ngo z'ukuntu nandika amagambo 100 mu munota. Izo nkuru urumva zatugeze. Like what? Mubaza ibihe bibazo se. Life. Ubundi bukwiye kumbaza ikibazo nka. Want to go out on a date? Urashaka ko ngusohokana tukajya kuri date tugasangira. Nibyo bibazo abantu b'abahungu bakuru babaza abakobwa. Hako ubaza umukobwa ngo wariye se uya. Mubwira ati shyiramo agakanzu keza nimba utagafite nkohereza amafaranga ukagure tujye kuri date. Narumirishe. Muhammad Ali aje we bakajya bamwita ngo ni undisputed. Do you take this work? Je cyarageze aranarongora amafaranga iyo yabonetse rega n'ubukene butuma tutarongora bura naboneka nanjye nzarongora. Mama yarumiye kubona umwana atahazaga mu biribwa no mu byo kurya. Abona umwana kuri ubukwe bwiza akazana umugore akamwambika impeta z'amazahabu. Mama abona ko rwose bya bintu buri ni Imana irera. Nawe mubyeyi nimba ufite abantu ukabona urakerenye no kubagaburira no kubishyura minerivare birakugoye. Humura bazakura. Ntukajye ugirira n'ishyari baraba bakire bafite abana ngo babonera buri kimwe.
hari igihe abana banakura bikanga ukabona ibiyobyabwenge byarabararuye babaye imbwa. Humura Frazier ntago azamenya ikimukubise. Joe Frazier niwe wari champion w'isi. Wibuka uyu mwana yakuzamo agitangira bino bintu byo kwitoza, yamubonaga mu binyamakuru bavuga umuntu witwa Joe Frazier ufite ubutunzi bwose, ufite amafaranga. Joe Frazier yabaye champion w'isi, abandi bose bateraga iteramakofi baricara bariga. Here we are. Igihe cyarageze Joe Frazier ajya kurwana na George Foreman. Ubundi kugira ngo ube champion w'isi nuko urwana na champion w'isi ufite umukandara ukamukubita ukawumwambura akaba ari wowe usigarana, nibwo witwa ngo uri champion w'isi. Icyo gihe rero ubuciye ukubiri n'ubukene, buci buryo ukahita uci bumoso, nta hantu muba muzongera guhurira ubaye heavyweight champion w'isi. Championship fight between yagiye kuba umurwano wa heavyweight championship hagati ya Joe Frazier Joe Frazier ndetse niwe abantu bose bari gufanira ijoro baramukunda cyane. Intwaro ya mbere igipfunsi cye kibumoso yateraga, uwo bari kuvuga ni Joe Frazier, yari champion w'isi. Buriya nta muntu uba champion w'isi bimugwiririye abitoraguye, uba warakoze cyane. Atafite igipfunsi cy'ibumoso gukubita ukahita upfa. Ali on the canvas 2 years ago. Ati muribuka ko imyaka 2 uyu Joe Frazier yakubise Muhammad Ali yari akaryama hasi, yakubise Muhammad Ali kawo. Uwo Joe Frazier yita aba champion w'isi, kandi Muhammad Ali na n'uyu munsi iyo wumvishe izina ry'urunama. Ariko uyu Joe Frazier wari uyoboye yari yarakubise Muhammad Ali. None George Foreman agiye kurwana. It could put him on his na Joe Frazier, and maybe reka tureko George Foreman the arena bya bipfunsi bye bahora basingiza hari icyo biri buze kumufasha. George Foreman ugize amahirwe champion w'isi ufite umukandara akakwemerera umurwano weho utarigeze umudari, bitumenya ko aho hantu n'amenyo uri buyakoresha ariko uwo mudari ukawumukuraho, kuko iyo umukuyeho niwe wenyine isiririmba. George Foreman yaje guhura na Joe Frazier. Uyu munsi nta muntu ugomba kuguha amahirwe yo gutsindira ijoro, niwe ugomba kuyiha. Nta muntu uri buguha amahirwe ugiye kurwana n'umugabo wakuye amafaranga, akura amazu, akura abagore, akura ibintu byose n'amamodoka, ubuzima bwiza afite yabukuye mu iteramakofi, kuba ari champion w'isi. Guhangana nawe uwo muntu kugira ngo ari kuri ibyo bintu kirazira, ubundi kirazira iyo wafashe kurekura uwo muntu urumva ntabwo wapfa kumukora ibintu afite. Birasaba rero nawe ukeneye ibyo bintu kubimukuraho, urwane nk'umusazi. Ati gukubita Frazier ntabwo bimeze nko kurwana abandi bantu. Only 2 men on. Wibuke abantu babiri kuri iyi si no bafite icyo bavuze. Get him. Genda umushyire hasi. You ready, George? Uriteguye George? Ubwo nyine abo bantu babiri ni weho n'uwo muhanganye. He's expecting that you're just a man. Joe Frazier ari gutekereza ko uri umuntu usanzwe, niko Foreman batangiye kumuganiza mubwira. Aturiya mugabo mugiye kurwana ari gutekereza ko uri umuntu usanzwe. But tonight, ariko iri joro you're a beast. Uri inyamaswa. Uri inyamaswa. Mushyire hasi, yo magambo umutoza yamubwiye. Iri joro ntugende uri umuntu. Dore bya bipfunsi byo mu mande. Birebe witonze. Bini byabaye kubitana na champion mutami gipfunsi. Cya gipfunsi cyo cy'ibumoso cyarindwaga mubi. Champion w'isi Joe Frazier. Sore mfite imbwa y'igipfunsi. Foreman yohereje igipfunsi kimeze neza. Rabi champion w'isi yamutayemo igipfunsi, atamukubise igipfunsi cy'umusara cyahagaze. Frazier yarakubiswe. Frazier komeza Frazier yarakubiswe igipfunsi ajya hasi. Kuri raundi ya mbere kirazira champion kuba yaryama ku butaka, kiba kizira. Frazier yaryamye hasi kuri raundi ya mbere. Uyu musore yarazi icyo ashaka, yari yaravuze ati umudari w'isi ni na ubona kuba heavyweight champion. Mama zaba yarabyaye imbwa. Heavyweight champion aryamye ku butaka we. Champ muzima. Reka tujye kuri raundi ya kabiri. Mwana afite inzara n'inyota, ugize amahirwe ugahura na champion w'isi, uwo mudari akawutahana, umenye ko amahirwe yawe yo gukira nta nayo, ushatse wataha ukiyahura ukipfira. Gipfunsi Foreman kubise ibipfunsi ubutaruhuka, agukubitira umukire. Umuntu wa mbere kwese wari ufite umudari umunsi yarakubiswe kuri raundi ya kabiri. Yarakubiswe Gasani. Rabi champion w'isi yahuye na Foreman. Gipfunsi cya Foreman na n'uyu munsi ku isi barakivuga. Hariya amafaranga bari kuyakwambura ureba. Umudari wawe n'ikuzo ryawe babikwambura ureba. Ise champion w'isi
kubise champion w'isi. Umusore ngwino hano byarangiye. Araho bigera bakakubwira ati match irarangiye kuko usubiyemo bana kwica. Ntabwo twigeze tubona ibintu nk'ibi. George Foreman ubu niwe heavyweight champion of the world. Katurore niwe champion w'isi mushyashya. Umwana uwo mudari yarawambaye akubise Joe Frazier. Umusore ubu nuko ngo niwe muntu nyine kwisi ubuyoboye. Ibyo byo mwicare mubizi. Amafaranga no champion abafite w'isi. Muri box mumaze kubimenya nako ibyo bintu. Uburingagari. Dore ikirori. Dore umwana w'umukene utararyaga ngahaga asigaye atumira abantu amajana bakaza mu rugo bakabagaburira bakarya bakanamena. Buri Imana ikora ibintu byayo. Impamvu buri Imana mudakwiye kuyiva mu bintu byose mukora. You know, I like to thank the press all over the country for writing some of them beautiful things. Bashaka gushimira itangazamakuru hirya no hino ku isi rikomeza ari inyanduka y'ibintu byiza. Nshimira abanyamakuru bose ba Rugaju birirwa basakuza izina ryanjye barivuga neza arabashimira. The press has kept my name in the paper. Izina ryanjye rwose itangazamakuru ryarigumije mu binyamakuru ndarishimira. And kept me focused. Ndetse ibyo bituma nguma ndi focused. Thing you're going to do as a champion. Niki kintu cyambere ugiye gukora nka champion w'isi? Buy my mama a big house. Ikintu cyambere ngiye gukora nari ndwaye n'ukugurira mama wanjye inzu nziza. No kumukura mu kazi k'imiruho. Nicyo kintu yari afite mu ntego z'umusore. Akiba champion w'isi ubizi ko iryo zina rizana n'amafaranga ntago ari bya bindi ngo umuntu yahitinze n'amafaranga. Ati mama wanjye ndahita mugurira inzu nziza yicara tuzi imiruho yose yatuvunikiye ndayisi. Yumvishije abandi bana. Mwe muhita muyajyana mu maninja. Ewan. Any idea what's coming up? Dore wa musinzi biganye. Man, hagiye kuza umuvu cyangwa se babyita gute? Babyita n'umuvu. Amazi menshi yaje gatwara ba umwuzure niko twabyi hagiye kukugwaho umwuzure w'amafaranga. Nje amafaranga iteka naho uzinyiteguye ariko umvishije ariko umusore ati amafaranga iteka naho uzinyiteguye. Buri hari umuntu waravuga ati ndabizi yazaza ahubwo naza nzayakoresha iki agatangira kuyabarira kuko abayizeye ibyo akora. My money man, eh? Ahubwo ndibaza umuntu uzancungira amafaranga ariteguye. Uzajya umbarira amafaranga. Be your money man. Uragira ngo unjye gucungira amafaranga? Yego. The bed, man. Umva nkubwire Des. I'm gonna need you sharp. Kugira ngo umbarire amafaranga uncungire amafaranga bari uzajya uyiruka muyazunguza ngo ukeneye uri muzima ufite ubwenge. Kandi abona waragotewe mu byuma n'ubuntu bw'ubuyoga nk'aba basore b'i Kigali. Umva umusa. Yahise azimena. Inzoga ndaziretse nkubarira amafaranga ariko amafaranga yagute wayaho umusinzi ngajya yagucungira amenya hamwe yashora ayagukurikirana amenya ukuntu yabyaza ndi. Ubundi niko bigenda bano batipe bo hanze ariko babigenza babahugira mu mwuga wabo bakawukora neza bakagushinga amafaranga ibintu bikajya mu nyandiko ku buryo amafaranga nyine akomeza yungo kandi mu mishinga mu yashora hirya no hino wagakomeza siporo ye ntagira ahurira n'ibintu by'amafaranga. Ubwo buryo bwiza. Yeah. George Foreman yaje akora ino. Ewan nzabakubita mbateruye mbime n'umwanya wo gutora amabuye nikagenda avuga buri gihe. Ano hose kigiye kigenda gitera ipfunsi rebe no mu rugo iyo gitashye none bari abajinga mbakubita mbateruye mbima n'umwanya wo gutora amabuye. Ewan Yeze mu rugo asanga nako nagare yeze hano sangara kandi gakobwa kamutegereje katari wa musheri we katari wa mugore we. Sangara gakobwa rubiza abakobwa bakunda umuntu uri hit ufite n'amafaranga cyane cyane. Hari abantu rega bahitinga bakene. Hano wahageze ute muko? Sanza gakobwa mu nzu kamutegereje. Ngenda gufana kandi bambwiye kugira n'amafaranga. You don't want me to stay? Ntagushaka nguma hano. Come on. Kano bondi barambwiye ngo nta cyamamare kititamo ngo bitumuzima vuba. Ngo niyo mategeko y'abahitinzi we. Kumuhitinza agomba kuba yitamo cyane kuko ngo niyo mategeko yaranze abahitinzi bose batubanjirije kugira ngo utazima vuba. Ninjye gusa wanze izo ngeso mbi. Umusore bwa mbere yaciye umugore w'inyuma. Ndebera amafaranga buri yaje nawe ntuyakontorore neza tangira kujyana mu mico mibi. Sibwa hatwitse nk'ibindi byamamare bitiyuba. Aza no koga yana madama ataza kunyumva agaparufe cyangwa kandi kaoderi katarike. Mohammed, there are a lot of people Muhammad yari abantu benshi bari kuvuga ngo never seen as formidable. Ngo nago bigeze bona indwanya itera ibipfunsi dasanzwe. Young children. Ikiri ntoya nka George Foreman. Muhammad ari sasu yungu yari hano mu rugo yumvishe kuri televiziyo batumye umuntu bita ngo bitwa Muhammad ari bari kubwira Muhammad yarati hari indwanya ikubita yaje yitwa Foreman kandi ikiri. I think of George Foreman, I think of the establishment. Uzi
uriya musore bita George Foreman yo mutekereje mubona nk'umuntu ukaraga idarapo gusa ni ukuvuga ngo Muhammad Ali yari ari kuri televiziyo ari kuvuga kuri George Foreman ndagira ngo iyi filmu yikurikire witonze wicare witonde Muhammad Ali ikintu cya mbere yarazweho hirya no hino muri biriya bintu yabayeho ubuzima bwe bwitera amakofi niwe muntu wavumbuye ibintu byo gutwika umuntu bahanganye akagusebya mwitangazamakuru akakugira nk'inzanga akagutuka akagutwikiraho umujenyu ukakwica mugahurira no muri ringe akahagukubitira cyangwa se ukamutsinda wagize amahirwe Muhammad Ali ariko yarashotoranaga yarasetsaga yaraganiraga bamwitaga ngo ni clown abenshi nyine babandi bakinaga amakofi avuga turamuginga ni clown nta nubwo nakarwanye nawe ariko bagera muri ringe kanabakubita yabakubise no kumunwa flag wave uramuginga n'ukaraga idarapo gusa for George Howard and I call it the ghetto whopper and the reason kamubwira musorozi impamvu iyi gipfutu cyanye ngiye bakita ghetto whopper whopper is because it's thrown in the ghetto uriya musore ushobora kumukubita igipfunsi akahita yisanga muri ghetto saa 9 z'ijoro seen one of them punches Howard wigeze ubona ibipfunsi nera like a bottle in the head uriya musore namukubita igipfunsi kimwe ku mutwe akahita abura ubwenge ntagashoboye n'umwana udupfunsi twagira ngo ni tumwe bakubita abana bari kubakangura ngo babyuke banywa amata have to wait till 3 o'clock uriya musore ntagarenze pe gukubita George Foreman byanyoroheye I will fight George Foreman mumenye nzarwana nawe aho tuzahurira isayariyo yose yaba mu muhanda yaba muri ringi yaba mu rugo namusanga nkamukubita uwo ni Muhammad Ali nuko yagiye kuri televiziyo ni kuriya nyine ushotora heavyweight champion uramushotora yasararira akakwemerera amahirwe ngo murwane wamutsinda ukabumukuyeho umudari ubundi champion baramushotora bakamutumira ngo barwane akabihorera agacecekana akabima ayo mahirwe kuko abavuga ati nintanga ya mahirwe nta nyungu n'indi bubikuremo ndaraburiza Muhammad Ali yatangiye kujya ku mateleviziyo agashotora George Foreman umwana asigaza na famiye akayitembereza urugo rw'inyikasi ni musaza wacu yarakize muri bashikiye dora mu modoka muri mama imodoka rero own personality iyi modoka izajya gutwara ushaka kujya hose mama mufite imodoka eshanu where do you see my garage mama hari n'izindi muri garage yanjye Yesu Kristo mama yamenye no kwambara gafime wabonye ariko yaravunitse yari umukecuru w'umukene none ubu yamenye gushyiramo ya mabubu bayita maki harya agashyiraho n'agafime umwana yaje gukira mama on the grill all day for y'all izi nyama ninjye wasitetse uyu munsi hari isosi nkoresha ku nyama nutsa nivumburiye niyo nshaka kujya mba ako kantu gate mu gutwi George Foreman iyo yabaga ari gukora ari kotsa inyama ku mwingagari zotsa inyama muri weekend hari isosi yo yari yaravumbuye yikoreye yashyiraga kuri izo nyama gaha abashyitsi be bakarya famiye asigaye itumira mu kuri weekend bagasangira abantu basangiye ubusa n'ubundi nta kuntu batasangira ibintu byabonetse bagiye basangira baga imwe ari abantu bangahe baga none nta n'ibiryo biyirimo my birthday baby yeah Torakana yaje no kubyara sike afite amafaranga happy birthday isabukuru nziza mwana wanjye ngese kutama kabisa nuko kamuhamwikiza naje gusanga imihanda ari abandi bana bakurenza everybody si cyamamare ari ibyamamare bitiyubaha njya mbibona ninaha njya mbibona ariko nibiki ibyinshi biriyubahina Let's thank God for the food first, y'all. reka tumaze dushimira Imana cyane cyane bwa bwamamare nako nta bwamamare burimo na God good mama wishimira iby'Imana bari we udusengera I like the way you say it mama buryo bivuze ndabikunze Me and Charles have something we want to tell y'all. Jena Charles ari kintu dushaka kubabwira ni mushiki we
We're having a baby. Tugiye kwibaruka. Mushiki we nawe yari yarabonye umugabo agiye kuzabyara abana barakura bakubaka ingo zabo bakaba abantu bakuru. Congratulations. Felicitation. Murakoze. Harera Imana abana barakuze bashikiye bari kurongorwa n'abagabo bari seriye nabo babaye seriye bameze neza ibintu nibigiza. Hari telefone ya Sony. Umugore aza kuyitaba. Hello? Hello? Stop calling this. Wandaya wenda kwemye ntuzongere guhamagara mu rugo rwacu. Kera telefone zigendanwa nago zabagaho ngo ihabara ryawe niri guhamagara kuri phone yawe umugore nabimenye. Ryahamagara kuri telefone mu rugo wagira ibyaka umugore akabari wiyita. Telefone zigendanwa ubundi zaje gusayidira abantu b'imico mibi. So Dez. Yes, sir. How's my money doing? Amafaranga yanjye ameze ati. Pouring everything in the rock. Amafaranga yawe turi kuyagura imigabane tuyashora hirya no hino ku buryo rwose uzapfa udakennye. Fisha amafaranga rikaba bafite abantu birukanga ku bintu byo gushora bakamenya bayashora. Ali Show been talking a whole bunch of mess on TV. Bragging about which round he gonna knock you out. Umva hari ikigori kimaze iminsi kizenguruka kuri televiziyo cyitwa Muhammad yari kivuga ngo kizagukubitaho muzahurira. Iki batangira kumuserereza. It's cheap. Avuga ariko kuvugura bizi biraciriritse. You know what they say about pretty boys back in the 5th wards. You can't take a punch. Yes. Yaje anasanga umugore yakunguye. Fita amahabara. Umugore yakunguye. Everybody's ready for dessert. We abantu bakeneye dessert. Tell me their names so I don't have to stand there holding. Jumbwira amazina y'amahabara yawe kugira ngo nazajya ntegereza mu rugo nk'ikigoryi bakampamagara bakumbaza. What are you talking about? Uravuga ibiki? You think I didn't know? Uracika wacyaya ko nazabimenya? I don't have time for this right now. Hagiye mfite kiyi mikino yawe mada. Ibintu byanyu by'amadrama. I don't have time for. Ahubwo ninjye utafitiye igihe. Umugore yarakaye. How many have there? Ese basi hasigaye bangahe guhamagara hano ubundi ufite amahabara ngahe noneho imihanda. Umugabo ari gindi. Even look me in the eye. No kundeba mu maso byakonaniye gize isoni. 5 million fight coming up against Ali. You think mfite miliyoni 5 banyishyuye miliyoni 5 z'idolari zo kugira ngo urwane na Muhammad Ali. Wumvishe amafaranga ariko bishyura bano bagabo. Miliyoni 5 z'idolari ngarwane na Muhammad Ali. Umurwano umwe gusa. Drop my life for you so that I could play seconds? Urakeka nge natanze ubuzima bwanjye kugira ngo nze gukina ibi bintu by'amafuti. Fine before you came along. Oh, so you don't like this life now? Ubuzima nagwaye se nago bukunyuze. I give you everything. Nagwaye buri kimwe nagwaye amafaranga warakize ariko nago hatuma umuntu yigira mu gasozi rimwe ngo yumve ibyo ari byo. I don't want everything. Ibyo byose uvuga wamaye ntabyo nkeneye. Hari abagabo nyine nabo ba fake yumva ko kuba afite amafaranga yahaye umugore buri kimwe yumva ko ibyo bimuha uburenganzira bwo kuba yacu umugore w'inyuma. Wapi? Byo nubumayibobo mwabagabo. Ningeso mbi. I want you. Nje nago nshaka ibyo byose uvuga icyo nshaka ni wowe. Niweho nakunze. Ariko ngiye uramfite. Situbana. Look at me. Ndeba mu maso. Nk'ikigabo akishinja amakosa nyine cy'ikinyabyaha nticyamureba no mu maso gifite isone gisigaye kimucinyo. Look at me. Ndeba mu maso umugabo afite isoni. Zibyaha buri ariko umuntu ufite isoni n'izibyaha byahani. Byaha yakoze ibyaha abahungu bakora babahitinze. Just like I thought. Nkuko nabitekerezaga kabisa. Umusore yari afite umurwano na Muhammad Ali. Bimeze bite? Barakwereka muri Kinshasa icyo gihe Kongo yitwaga Zaire muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Muri Kinshasa byagenze bite? Niho umurwano wahuje George Foreman ndetse na Muhammad Ali wabereye. Wari umurwano George Foreman ni wari champion w'isi, Muhammad Ali umudari nawe yigeze kuba champion w'isi ariko yari wambuye na Joe Frazier wari wamaze kwamburwa umudari nawe na George Foreman. Uwo murwano wabereye muri Kongo icyo gihe hitwaga Zaire. Uwo murwano watewe inkunga na Mobutu Sese Seko wa Zabanga Marishari. Uwo murwano nawe uteye inkunga yamanutse muri Zaire. Niwo murwano wabereye n'umurwano w'amateka na n'uyu munsi abantu biga mu mateka cyane cyane abantu bakurikira iby'amakuru kuko n'umurwano uyu munsi bayita Rumble in the Jungle. Nushaka ugiye kuri kugwandikemo Rumble in the Jungle urahita ubona uwo murwano w'amateka wabayeho kurusha indi mirwano yose yitera amakofi yabayeho. Wahuje George Foreman na Muhammad Ali. Uwo murwano wabereye muri Zaire watewe inkunga na Mobutu Sese Seko wa Zabanga. Manutse muri Kongo urabona amafoto ariko ya Mobutu hano hose ko yabaga hari. Mobutu icyo gihe bari bamugira inama aramubwira ati biriya bintu bizateza imbere visit Kongo. Nuramuka ukoze ura mu Rwanda ukabera inaha isi yose no mu Rwanda ibihanze amaso bizatuma igihugu cyawe kimenyekana. Kandi ibyo bintu kuko byarakoze kuko uyu murwano wuje Muhammad Ali na George Foreman warebwe n'abarenga miliyari kandi hareri muri 74
ariko uwo murwano warebye n'abarenga miliyari kuri televiziyo live bawureba. Ngira ngo uri kumva ukuntu ibyo bintu Mobutu Sese Seko yakoze yari diro nzima. Nabona rero abantu bishoreye muri ya makipe kugira ngo yambare Visit Rwanda mukagira ngo ntibaba abazi imibare. Si yose biri kutureba. Oya nyakubahwa, hano tuba twazi ibikapu mu bamuri aba boss. Umutoza natangiye kubona icyubahiro umwana bari bashe kurwana umukino wagaze miliyoni 5 z'idolari. Watsinda kandi arabaguha yawe watsindwa uyacenyereyeho. Umva turaza kuba turi kurwana nk'ikinyugunyugu tujya tumudwinga nkuru yuki. Rebe umva uriya musore ndaza kumukubita kuko ntago yabasha gukubita ikintu atabona. Ntago ari buze kuba mbona, ndaza kuba ndi hirya ndi hino. George Foreman ari gukeka ko yankubita ariko ntago yabishobora. Yageze anasanga Muhammad yari yateranije abanyamakuru bose bandika ibintu bya siporo, babayinga na barugaju bakseri bose yarundanije na baruvuyanga, ariko babwira ati ndamukubita yoberwa ibimubayeho. Umuntu bita Muhammad Ali iyo mwajyaga kurwana yarakuraburizaga akagusebya akakuvuga nabi ku buryo mujya kurwana ufite umujinya ukanabwanuka. Nabonye ko nakubita Joe Frazier mwambura umudari arwana gutya arwana nk'abamama bya bipfunsi koko bya byuriya musore niko biza arwana nk'abamama agari kuri abarwana ntago yankubita. Sibyo Bandini? Joe Frazier bamukubise nabi yamuteye udupfunsi nk'utw'abamama twagutya pika bisa azenguruka kuri ogiye nongere arwana nk'abamama. Yarebye ukuntu Muhammad ari kumusebya. Mwese mwandika ibintu bya siporo mwabajinga muricuza kuba mwarashatse kugaragaza kuri ya mwana Foreman ashobora kuba ndusha kurwana. George Foreman ntago ari champion mushya. He is the new champ. Ahubwo ni ikigoryi gishya, ntago ari champ, ntago ari new champ, ahubwo ni new champ. Ni ikigoryi gishya, ntago ari champ mushya, ntago ari champion mushya. And he can't box. Nta nubwo azi kurwana. This how he box. Agenda gutya atera ibipfunsi nk'umumama sinziriye hindukiye abona yari ari kuvuga arahari. Muhammad yari cyamamare. We was just talking about it. Twavuga ngo ndi muntu utari wowe. Abanyamakuru baraseka. Ibyo nabyo nuko gushotora. Ntago ari twavugaga kandi yagusuzugura. George nawe tubwiye. Gira icyo tubwira tura abanyamakuru, ibyo turabyandika nawe tubwira ibyo tubyandike. Hari ababa na kamera zabaga zibifata. Foreman ni umwana wakuze ari umurakare utaragiraga ino mikino ya ba Muhammad Ali. Ari ba Muhammad Ali. Uyu umukino wanyawo wabaye muri Kongo tusiga n'amateka muri Afrika. Cyane cyane igihugu cya Kongo cyahise kimenyeka na Zaire. Foreman yarebye abanyamakuru yitacaho. Ntago yavuze. Gusa na Muhammad Ali yikanzemo. Boxes how he does interviews. Nimba turi buze kurwana nk'aka kanya tanzemo interview. Ndamukubita mu gihe gito. Short night. We gonna get it on because mujingarega nago twamerana neza. Nukumukubita neza. Muhammad Ali arambabaje. Foreman uburyo kubita ashobora gukubita Muhammad Ali. Muhammad Ali akaba yajya no muri moruga gapfa. Reka abanyamakuru ba siporo bavuze. Dore muri stade yo muri Kongo niho tugarutse. Muhammad Ali ibi ni ibintu byabaye. Mu Rwanda bawitaga ngo Rambo in the Jungle. Ali Bumaye muri Kongo nta rindi zina baririmbaga Muhammad Ali ariko bakavuga ngo Ali Bumaye bisobanuye ni ijambo ry'iringara ni mwiringara bivuze ngo mwice cyangwa se murangije. Mbega bari kuririmba Muhammad Ali niwe bafanaga abantu benshi bikundiraga Muhammad Ali kubera yatangaga show. Ntago yari nka zino ndwanyi ziza zirwana zitavuze. Yarabanzaga karyoshya ibintu akavuga gasebya zindi ndwanyi ku buryo abantu babona kashimishije nyine abantu bakunda umuntu n'abanezezamo. Abantu rero nibo bakundaga muri Kongo niyo mpamvu bahise bamuhimba Bomaye. Mbega baririmbye Bomaye ari Muhammad Ali ahava ajya kwita iryo zina Bomaye. N'ubu ku mazina ye kariho ka Bomaye uyu arabyumva. Stade yose iri kuririmba ari Ali killer. Ari mwice niko bari kuririmba. Barashaka ko Muhammad Ali anyica. Arabwira umusekirite uri hano umuzayirwa Foreman Bumaye rata nawe umwice Bumaye. Ni ijambo ry'iringara rivuga ngo mwice Bumaye. Gusa biba bibabaje dore umujinya dore ishyari ariko uzi kujya kurwana n'umuntu muri stade bose ariwe bari kuririmba we batari kukuvuga kandi byitwa ngo niwe ufite umudari wo kuba champion w'isi ari ukabona abantu nago bari kukwiyumvamo bari kwiyumvamo umuntu mugiye guhangana udafite umudari. Ariko none Muhammad Ali yaramutanze kuwutunga. U Rwanda warabaye ku itariki 30 z'ukwezi kwa 10 mu 1974 bari kurwanira heavyweight title
niko babyita. Ali Bumaye nicyo kintu cyari kiri kuvuga muri stade. Mukubite nk'igisama murangize burundu. Ari Muhammad ari n'umusilamu wa nyawe wabanzaga gasenga, niwe muntu buriya wagiye unamamaza idini rya Islamu cyane. Yarabanzaga gasenga Allah wa Akbar. Most of us don't expect it. Mu bintu yakinishaga Allah ntagabamo. Well, Frank, Ali is certainly the big underdog, but he and the country have adopted the phrase Ali Boumaier. Ali Boumaier. Killer. Yeah, 32 years of age. Katurebe. Muhammad ari w'imyaka 32. Ese araza kuba yabasha gukwepa ibipfunsi bya George Foreman. Muhammad yari ari gusenga. Kasenga cyane ko karaza gukenera amahirwe. To bana bavayo. Ifoto ya Mobutu Sese Seko nawe yakundaga ikintu bita ifoto. Bura mu makosa ukora ifoto ntuzayibagirwe. To Mobutu yabaga yaje kurya ifoto. Iki gipfunsi neza iyi migwira ubonye Foreman uburyo aguyemo byagiye mu mateka. Muhammad ari yaramubaze yananiwe neza yananiwe. Muhammad ari yagukubitishaga umunwa akakurakaza akagukontorora mu mutwe ugatwarwa n'umujinya yabipanze akaza kukurangiza igihe ashaka. Ubuzima bwanjye bwose nabayeho uburyo bumwe gusa, to hurt, kubabaza abantu, to knock down, gukubita abantu uzakaho bakikubita hasi. Nibyo narinzi, nari imbere yo kurimbura. Uvuga n'uyu ati nicyo kintu cyonyine narinzi, gukubita abantu bakajya hasi nkabarimbura. Umugabo yaratashe ubwo abavuye ku kazi nyine yatsinzwe, nawe urabizi. It became all I could see. Ibyo nibyo bintu byonyine narinzi, nibyo nabonaga ko imbere yo kurimbura abantu no kubakubita. And everything else. Naje gushiduka nabaye impumyi ku bindi bintu. Papa nzakubona ryari? Umugabo yatashye yakubiswe, yaricaye ariga yakubitanye n'akagabo gafite imibare kamutanze muri ibi bintu byo kwamamara kitwa Muhammad ari kigeze kuba champion w'isi kagatakaza umudari karongera. Urumva kabonye amahirwe yo kuyisubiza kaba kaza ukuntu kabigenza. Kamukubitiye mu mibare. I told you I'd get to it.